bakoresha inzoka z'ibirumira habiri ikirumira habiri murakizi icondo tugiye kureba iyamuriye kuri izindi niyo iraba yamuriye niyo ndamuvuza niyo ndamugomboza Mayungi. Rero ngo ndamurekuye aragiye. Muri Amerika ngo bagenda n'indege. None si baragera yate. Gicondo. Umuntu inzoka yamuriye. Bakoresha inzoka z'ibirumira habiri ikirumira habiri murakizi nimugire ikibazo ntacyo zibatwara tugiye kureba iyamuriye kuri izindi niyo iraba yamuriye niyo ndamuvuza niyo ndamugomboza inzoka yamuriye ni iyi ngiyi iyi niyo yamuriye niyo kuri izindi mwayibonye ngiyi iyi niyo yamuriye mwayibonye iyi niyo yamuriye niyo kuri izindi yose imaze kumurya mu gihuru hariyo mu gihuru zihita zigenda ariko bitavuze ko ntayihamagara ngo ize ahangaha reka nze tumuhereze imiti mu kanya kandi mumurinde kuba yagira ahandi hantu yajya kure mumugumize hafi no mu rugo murenga ibikingi by'irembo mumusubize hirya aba yicaye bazimuhereza imiti Gicondo Mugira ubwoba muhumure ntacyo zibatwara izi nzoka nta kibazo ntacyo zibatwara rwose aka ni akanyamasyo mureba akangaka ko mubona gutya kazirana n'inzoka aka kanyamasyo niko ngiye kuvuza uriya murwayi ni mukuru wa Gicondo uyu ni mukuru wa Gicondo uyu
mukuru wa Gicondo rero yavuye Warekare mu ishyamba rya Warekare hakurya hariya muri Kongo. Reka nkume ihembe ryanjye. Aya mazi mureba aya ngaya nayo ku rutare rwa Ruganzu. Aya turayakoresha. Gicondo! Munadutabare! Umuntu inzoka yamuriye! Mutuvurire vuba. Mukoresha bwa buhanga bwanyu mwaduhaye. Muganga reba ko yabyimbutse. Uzumbwira ko yabyimbutse. Urabona ko zitangiye kugenda ahangaha. Impamvu wabonaga zitagendaga nuko warukiri mu kumpimbi, warukira ahangaha ku mpimbi. Humura rero ugende ushake inzoga y'ababyeyi, urumva iwanye n'amafaranga 1,110. Uranyumva? Ayo mafaranga ejo mu gitondo uzaba yagejeje ahangaha. Urimo uranyumva? Ngaho genda, imiti yawe ababyeyi baramaze kuyikoresha akakanya. Ntabwo ngiye mvura abantu ngo usigeho imiti ngo mbora aho ngaho yakuriye ako kanya niyo nongera kukugomboza. Mukaka mwiriwe. Muraho neza. N'uyu musaza impiri yarimuriye mu kanya, aka kanya mwaba mumaze kubikemura? Muri mu marunga? Murakoze cyane, murakoze. Azitwaza amafaranga ngahe? Ndi kugira ngo agendere kuri cya gihango mwaduhaye abandi ko bajya batanga 1,110. Icyizere ni kimwe mu bintu bitatu bitakara ntibizagaruke, ariko reka nivugire ku cyizere. Icyizere yaba twese twakigiraniraga, ntabwo byajya biba ngombwa ko hari ujya guhagarara ibunaka kugira ngo yumve ibihavugirwa. Ntibyaba ngombwa ko hari uhagarara ku bintu runaka kugira ngo bitibwa, kubera icyizere waba ufitiye abantu. Icyizere twese turakigira, ariko rimwe na rimwe tugitakaza bitewe n'abantu. Ugasanga uranyizeye ariko ibyo wantumye simbikore nk'uko byakagombye, ukantakariza icyizere kimwe nuko nawe wabinkora. Icyizere iyo umuntu akigufitiye akohereza aho ashaka kandi ntirirwa agushyiraho ubundi bugenza ubwo ari bwo bwose kugira ngo amenye ko bwa butumwa bushyikije amahoro cyangwa bya bindi wabikoze neza, kubera icyizere agufitiye. Iyo gitakaye biragorana cyane, bitwara imbaraga nyinshi kugira ngo kizagaruke. Icyizere ni kimwe mu bituma ushobora kubwira umuntu uti genda ubikore kubera ko umwizeye kandi akabikora neza. Ndetse no muri cya gitabo benshi bita ijambo ry'Imana biranditsemo ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ubwawe. Unyumvira ukuntu, ariko nyuma gato bakaza kuvuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Ese niba ngukunda nk'uko nikunda, cyangwa se niba nakagukunze nk'uko nikunda, uretse ko bidashoboka. Hanyuma nyuma yaho ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe, ngukunde nk'uko nikunda ariko sinkwizere.
iyo ni imwe mu nteruro nyinshi zirimo kandi zivuguruzanya. Barangiza bati iri ni ijambo ry'Imana, natwe tuti dushimiye Imana. Icyizere, niba ngukunda kuki ntakwizera? Niba unkunda kuki utanyizera? Nshobora kugira izindi mbogamizi zituma bitagenda neza nk'uko wari wabyizeye, ariko nanone nkazikubwira kandi ukazumva kugira ngo utantakariza cya cyizere. Icyizere nicyo gituma muganga iyo ahaye umurwayi umuti akamubwira ati uzajya unywa mu gitondo, saa sita na nimugoroba, cya cyizere cyonyine umurwayi afitiye muganga nicyo kimukiza 50%, hanyuma indi 50% ikaba imbaraga za wa muti yahawe. Icyizere yaba twagisigasiraga ngo ntitugitakarizwe, kuko iyo watakarizwa icyizere biragora cyane kukigarura, ndetse niyo kigarutse ntabwo kigaruka kuri rwa rwego cyari kiriho, kubera ko nyine hari uko utabigenje neza. Ese wowe urizera? Ese wowe bakwizere? Tanga ibimenyetso mu myitwarire yawe byerekana ko bagomba kukwizera koko. Icyizere tugisigasire. Ako ni agaseke. Ndagusuje kandi ngushimira wowe ukunda unakurikira Afrimax TV umunsi ku wundi. Ni kakazi kenshi kandi gakomeye dufite uyu mwaka katumye tugera muri aka karere ka Rubavu, aho twasuye uyu umupfumu. Ikintu cya mbere ni ubuzima, icya kabiri ni abantu, naho icya gatatu ni amakuru. Reka tuganire nawe. Nge nitwa Innocent Valentin. Muhirwa Muringa, wowe witwa nde? Ndagushimiye kandi nguhaye ikaze. Gira muhari muganga. Yego namwe tuyahorane. Nuko hari benshi babakurikiye bashaka kumenya amazina. Nitwa Mpongo Isidore. Izina Mpongo narikuye ku gisekuru cya sogokuru data na mama. Sogokuru yaratuye i Warekare. Data rero yagiye guhiga impongo mu ishyamba rya Warekare. Agezeyo impongo ishaka kumerera nabi. Icyo gihe mama yarantwite, bahita banyita Mpongo maze kuvuka. N'izina ryanjye Mpongo ryavuye. Turakubona uvura umuntu. Uyu muntu yarafite ikihe kibazo? Hanyuma unatubwire muvuye ute, kuko twabibonaga bitambuka gusa ariko ntabwo twamenye imbaraga zibikoze mu kanya gato nk'ako guhumbya aho ziturutse. Aha nkoresha imbaraga z'amahembe. Izo mbaraga rero data yazicishije Tanzania. Amaze kuzicisha Tanzania ajya gutura ahitwa Kwijwi. Aho ngaho Kwijwi yari hafite umugore wa gatatu. Nge navutse ku mugore wa kabiri ariko ndi ikinege. Data yitwa Gakomeza Celestine. Umuvuye ute? Izi mbaraga ziturutse he? Izi mbaraga nk'uko nabibabwiye ko nkoresha imbaraga z'amahembe. Harimo ba mukaka. Abo ba mukaka rero iyo mbagenda bavugisha bakagira ibyo bamfashaho. Hano igihe mbonye umurwayi runaka, ntabwo ari ngombwa ngo mvure umurwayi musige imiti cyangwa se ngo nyimutamike. Sinzi niba ari ibanga, ariko abapfumu mukunda kwifashisha amahembe. Twagira ngo tubwire mu mahembe, ukumva rwose muravugana nk'aho ari telefone uri kuvugiraho, mukavugana kandi akagusubiza. Ibi bintu binyura mu wuhe murongo ko tumenyereye amatelefone aca mu mirongo itandukanye? Iri hembe ryahakiwe Tanzania nk'uko mbikubwira. Ubonye imbaraga zivuyemo. Hari ikintu urebamo. Iri hembe nta hantu warikura uretse kuba wajya nibura muri Nigeria. Ni ry'impongo se? Oya, ntabwo ari ry'impongo. Rero iri ry'impongo aho riri aha ngaha. Iri ngiri hakiyemo ibintu byinshi. Iri hembe ureba aha ngaha rivura abagore batabyara. Umugore wabuze urubyaro araza hano agaciraho inshuro yifuza. Niba ari 7 azabona abana 3. Niba ari inshuro 11 abazabona abana 4. Ubwo azirengeje ntabwo bishoboka, ntabwo twemeye gutanga urubyaro rurenga 4. Aho ngaho isugera ku ndwara zitandukanye umuvura. Ariko tutaragerayo turagira ngo ubanze
udusobanurire ku by'izi nzoka ndetse n'aka kanyamasyo. Aka kanyamasyo kavuye mu ishyamba rya Warekare. Ni sogokuru wa Kansi yagasigiye data nawe arakansigira. Sogokuru yitwaga Gicondo. Data twakomeza Celestine. Uyu mugabo mureba ahangaha ni umuganga nifashisha, urabona ko akuze, ariko hari ibyo mbasha kugira ngo anyunganireho gakeya cyangwa se nanjye anyunganire. Nk'iri hembe hari igihe ryohereza rikaba ryagenda, rikagenda rikaba ryajya ku mpande z'isi, aho umurozi yaba ari hose cyangwa se yaba ari umurwayi uriyo arampamagana nkamusuzuma ndi hano, namara kumusuzuma nkamubwira ikibazo cye niba gishobora kidashoboka, kitashoboka akazajya mu baganga ba kizungu, cyaba gishoboka nkamuvurira hano cyangwa se akaza ahangaha. Ariko akenshi na kenshi mvura abantu batari hano. Ngira ngo mubonye uriya muntu inzoka iriye, aje yabyimbiwe, muvuriye ahangaha kandi agiye akize. Ubumara iyo inzoka iriye umuntu akenshi ubona ahise abyimbirwa, ndetse kenshi na kenshi akaguru cyangwa se aho yariye hagahita hagagara. Mu bugomboro tumenyereye bujya bukoreshwa, hari ubwo bashyira ku mubiri ubwo bugomboro bugakuramo bwa bumara. Wowe ukoresha ihembe gusa ubundi bumara bugahita buvamo? Ntabwo ari ihembe gusa. No kuzihamagara ndazihamagara. Urabona hari inzoka yaje kuri izindi, iriya rero niyo iza iri imbere y'izindi niba yamuriye. Ni nayo mugomboza. Hano hari ibikoresho bitandukanye wifashisha, niba bikunda uradusobanuriraho buri gikoresho icyo kimaze, kuko rwose bigaragara ko hari ibyo umuntu ashobora kureba akabyibazaho cyane. Burya rero ahangaha urabona iri hembe riri ahangaha, iri hembe niryo bamukaka bakunze kwifashisha iyo bagiye kuvura abakobwa bagumiwe baheze mu mihango, cyangwa se iyo bayijyamo ntibayivemo. Ahangaha hari n'umugabo uri ahangaha. Uyu mugabo mureba, uyu nguyu ndamukoresha. Abashaka imiti ijyanye n'ubucuruzi cyangwa se amashaba, amahirwe, abakobwa babuze abagabo, ni ukumusigaho gusa, ubundi bagahita baza bagafata irembo. Umusiga aho burya si iryo ni ibanga rya muganga. Iryo ni ibanga rya muganga. Tumuzingurira ahangaha. Ni ibyo byonyine ashobora kugufashamo? Hari ibyo dushaka kumutuma, tukamutuma urusango akaba yabasha kuruboha. Yamara kuruboha urwo rusango arutuzanira ahangaha, kuko hari igihe bashobora kuba baramwangije, baramuzinze. Iyo batamuzinze rero ntabwo bigaragara. Uyu mugabo mureba niwe uzi akamukirigita. Iyo ari umukobwa. None se yitwa gute uyu mugabo? Mugani wawe ngo ni umugabo yitwa gute? Mayungi. Mayungi. Uyu ni Mayungi. Uyu ni Mayungi. Niko bose akanyamasyo, inzoka na Mayungi. Uyu ni Mayungi. Nyuma ya Mayungi reka wongere umusubize aho yarari. Umusubize aho yarari wenda turebe. Mayungi ndamurekura agenda, agiye kujya mu kazi, agiye kujya ahantu mu kazi mu kanya. Ubwo ujya kumurekura agende? Ngiye kumurekura, agiye kujya muri Amerika. Ari umusore wanze umukobwa witwa Matuta. Ngiye kumurekura agende. Inzira se arayimenya? Arayimenya, aranyura mu nzitane ariko arayimenya. Rero ngo ndamurekuye aragiye. Muri Amerika ngo bagenda n'indege. None se uyu aragera yate? Aragerayo. Reka mu kanya mugiye kubona agiye kugenda.
muganga mpereza iyo mpunzi aho ngaho. Iyi mpunza mureba ngo ninki impunza, iyi mpunzi ikora akazi karekare, akazi gakomeye, yaba ari umuntu wagiriwe nabi araza ahangaha iyi mpunzi avugana nayo, yamara kuvugana nayo ikaba yamusabira igihano cyangwa se ikaba yanamugirira nabi. Twabonaga ubwira umurwayi ngo ciraho, iyi ngiyo ukozeho wasara. Oya, wasara. Iyi ni impunzi. Ubu ngize gutya ngakoraho nasara. Wasara. Uramenye. Nibyo yegeze. Ikaba warutubwiye ngo igufasha mu biki? Iyi ngiyi imfasha mu kujya guhana, irahanikana hanuza. Irahanikana hanuza. Iyo ushaka igihano urayisaba rwose ikakumvira. Irembe wabonye, iri ngiri wabonye, iri ngiri riragenda rikareba umurozi nyawe, niba koko ari umunyacyaha, iyo atari umunyacyaha riragaruka. Riragaruka ahangaha kuko ubwo reba risanze kuri umwere. Ngira ngo mwabonye umuriro wakaga hariya, uriya muriro urimo ibintu byinshi cyane, haba harimo n'inkuba. Niyo mpamvu biturika kuriya. Twabonaga muri iri hembe mu kanya havamo umwotsi kandi nta muriro wacanyemo. Zira ni imbaraga ba mukaka bampaye. Izo mbaraga rero ba mukaka bampaye nizo nifashisha. Aha ku meza turahabona imiti mu bikombe. Ese iyi miti ivura iki? Ubwo turi kugera no ku zindi ndwara ushobora kuvura uretse uyu murwayi twasanze wari uri kugombora, wariwe n'inzoka. Ese izindi ndwara zo uzivura ute? Ni izihe? Hanyuma unatubwire iyi miti tubona ku meza uburyo ikoramo. Iriya miti mubona ku meza ivura indwara zitandukanye, ariko akenshi na kenshi dukunze kuvura abarwayi bavuye mu kizungu kwa muganga barabananiwe. Tukababaza yuko baba bafite ibipapuro bigaragaza ko bavuye kwa muganga mu kizungu cyangwa se ko bicishije mu cyuma. Iyo bananiwe rero natwe turabona tugashyiraho ubuhanga bwacu ba mukaka baduhaye. Hari abantu benshi babona abaganga bavura gutya mu buryo bwa gakondo bakanabita abarozi, ngo hari ukuntu mushobora kuvura indwara zigakira, ariko burya ngo hari n'ukuntu mushobora kuroga umuntu akaba yagira ikibazo. Nibyo koko? Burya se iryo aba ari ibanga rya muganga, ntabwo wajya nose umuganga arica se? Muganga ararogora ntabwo yica. Gusa kari akanyamasyo mwabonye karimo ibintu byinshi. Kariya kararogora kakanaroga, ariko ntabwo mvuze ko ndoga. Kariya kararoga kanarogora. Karogesha ubumara bwako cyangwa ijambo rituruka mu kanwa kawe? Burya se ururimi, umutongero ni wo mubi. Umutongero ni wo mubi. Iyo uzi igisekuru cy'umuntu rwose uba wamurangije kera. Ngiye nshobora kwakira umurwayi aje anganye hano igihe ari hano hafi, ariko n'uwakure ndamwakira, nkamwakirira ahangaha ku ruhimbi, nkamuvurira ahangaha ku ruhimbi nkoresheje iri hembe n'izi mbaraga mwabonye zindi. Yaba ari uw'inzoka iririye hanze, ari hanze y'igihugu, muvuriraho ahangaha. Yaba ari ukeneye urubyaro cyangwa se akeneye kuba yahanisha umurozi wamugiriye nabi, tubikorera ahangaha rwose. Hari n'abibwa bakeneye ko ibyo bibwe bigaruka, nabyo mujya mubikoraho? Ibyo bibwe hari ibisabwa bindi, ibyo ngibyo ntabwo ngiye njya nkunda kubikora, ariko nifashisha uyu musaza uyu nguyu ureba akabimfashamo. Ibyo bibyo ntabwo ngiye mbigaruza. Nuko murakoze cyane namwe. Hanyuma rero abenshi bashaka kuzakubaza ibindi birenze ibyo nakubajije, wabaha nimero yawe ya telefone? Mbere yuko dusoza ikiganiro,
ujya unyuzamo ugasenga cyangwa wizerera muri izi mbaraga gusa wasigiwe n'abakurambere bawe? burya se byose tubyirangiza Nyagasani bidufashamo. Njye gusenga ndasenga. Ndi umugatolika. Yego. Ese aho abagukurikiye ntibavuga bati uyu mupfumu ko akeza abami babiri? Ese ko naterekera? Ntabwo nterekera. Njye ndi umukristo, njye icyo nshinzwe ni ukuvura nta kindi. Wabibona gutya uvuga ati no guterekera birashoboka kuko ibikoresho byose ndetse n'indaro turimo birashoboka? Gira icyo umusubiza. Burya se na padiri yagiye cyangwa se pasiteri yagiye mu mihango tuvuga ari nko gushyingura, ngira ngo umuntu imihango bamanza gukora batera amazi bagira ute, nayo ni imihango, nayo ni imihango abamukaka baba baransigiye. Kandi ntirenganya. Yego. Turagushimiye muganga Mpongo. Murakoze cyane namwe. Mukomeze mukize abantu, mukomeze mutabara ubuzima bw'abantu. Namwe. Yego. Inshuti bakunzi ba Freemax TV, twari twamusuye muganga Mpongo. Aha niho nsoreje iki kiganiro. Birashoboka ko hari ikibazo nibagiwe kumubaza kandi wumvaga wamubaza. Nimero ya telefone yayitanze, umuhamagaye wamubaza, ndetse niba hari uburwayi runaka cyangwa hari umurwayi runaka ushaka ko yafasha, birashoboka cyane unyuze kuri iyo nimero. Ndabashimiye ukuntu mukunda Freemax TV. Niba utarakora subscription, imbere yawe biranditse ntarirarenga, ushobora gukanda aho ngaho mu ibara ritukura, ndetse no ku ruhande kunzogera, byose bikazajya bikugeraho ku gihe. Ese iwanyu nutuye dushya duhari kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi namwe tuzabasure? Aha niho nsoreje. Nitwa Innocent Valentin, muhirwa wa Muringa. Imana y'u Rwanda ihorana namwe.